Ya twongere tubasuhuze mwese mukomeje gukurikirana gahunda zacu za TBA cyangwa se Just Abagwe Broadcasting Agency. Uhangaha rero turi kumwe n'umwe mu bajaji twari dufite muri debate yacu imaze kuduhuza n'ikigo cya Nyagasigati. Ahangaha Just Abagwe umujaji wacu rero yari yitabiriye debate, niwe wajajingaga, niwe wagenaga uko bigenda muri debate yacu. Tudatinze watubwira amazina yawe ubundi bakwitana. Amazina yanjye yitwa Mukashyaka Maureen. Ushobora gukora agapfukamunwa kugira ngo byumvikane cyane. Amazina yanjye yitwa Mukashyaka Maureen. Nari jaji nkuko mwabibonye muri debate yabaye uyu munsi hagati ya Just Abagwe na JS Nyagasigati. Waturutse hehe? Naturutse ku kigo bita GS Munyinya kiri mu kagari ka Nkoma muri uyu murenge wa Tora. Ubundi wowe wiga mu mwaka? Niga senior 4 Senior 4. Mbo ni ibintu tutari twiteze cyane kugira ngo usange umuntu wo muri hege wenda aza kujudging ibintu bya debate. Sinzi impamvu Runyinya nta Eric kibayo. Iriyo ariko naje for the purpose yo kuba nakipresenga career yanjye kuba yo kuzaba judge. No ibintu nyine bya debate urabikunda cyane, ndetse n'ibintu by'ubujaji nibyo wumva wazanakora wenda urangije kwiga. Ya iyi debate wayibonye ute tubwiduha ishusho muri rusange n'abantu bari kukureba wenda kuri iyi kamera bavuge bati iyi debate nubwo batari bahari bahishusho muri rusange byuko byari bimeze. Just Abagwe nabonye hari abana rwose bafite gahunda buryo niyo byaba ari international debating z'iyo mashuri yo hanze, mbona rwose Abagwe nawe yajyanwayo ikajya ku debating kuko abana bafite speech bazi ururimi neza. Nibyo ngibyo nabonye muri ubona ni nka yahe makosa yabayeho cyangwa se ibihe bintu byatumye wenda Nyagasigati twabonye uburyo bitwaye nabo bitwaye neza, ariko nkawe nk'umuntu w'umujaji ni ikihe kintu wagendeyeho kugira ngo wenda Just Abagwe baba bambere? Mbese ni ikihe kintu muri rusange Just Abagwe yarushije Just Nyagasigati kugira ngo Just Abagwe ibiyambe? Just Nyagasigati harimo no level of English, ntabwo bazi ururimi neza nka Abagwe kuko usanga batazi n'amatense, ariko nta na audibility bafite cyangwa confidence yo kumva ko nabo ba debatinga. Ni abantu batinya, biragaragara nkaho bitinya, nibyo bintu nabashije kugenderaho na smartness kuko ubona abana Abagwe bakeye rwose bafite na discipline. Urakoze cyane rero kuri aka ka interview duhaye. Ubwo twizere ko n'ubundi nitugira na debate uzongera ukaboneka ukaza ukazajinga nyine. Kandi ndetse nizeye ko wenda tuzahurira no mu yandi ma debate menshi nyuma wenda yo kwiga cyangwa se ahandi hantu ma debate international. Urakoze cyane.